uwo musore afata abakobwa akabajyana nk'ugiye kwiga akavuga kabizeja kubafasha babahe n'izo scholarship nyine n'ayo mafaranga make ntayo bishyura bagerayo ahubwo agashaka ngo bajye baryamana none habone kubafasha ababyemeye yarabafashaga kuko ndabaza bagiye babyemera akabafasha bose akaryamana nabo bose yabaga ashaka guhera ku murongo nubwo hazaga nka 5 akaryamana nabo bose akabafasha apfa kuba ari uwo yabaga yarazanye. Yego, sinzi nimba yarabafashaga mu buryo bwuzuye ariko nge namenye iyo case yabaye kuri sister. Amafaranga yo kugira ngo abafashe bose mu gihugu kitari cyabo niwe ubazanye nubwo muba mwamuhaye amafaranga kandi bagomba kwiga bameze nkaho ari abagore b'uwo munyarwanda. Yakuzanye uri mushyashya aragufasha nyine mukaryamana akajya gufasha, kaza undi mushya we wa mbere akahita kureka ugasigara struggling. Rikata kuko niyo mpamvu abana benshi bajya gutanga ibirego kuri Imbasi. Nimba Imbasi yo mu Rwanda mu Buhindi yabyumva irabizi ibyo birego. Urumva rero nuko byagendaga kuko nanone yari nk'umukomisiyoneri azanira ibigo abantu aniga afite company iri registered hano mu Rwanda azanira abantu we barigeraga bakanura promotion bakavuga ati nuzana abangaba tuzakwemera umunyeshuri umwe wenda yige ku buntu, kandi urumva nibo baramuhaga 1000 kuri buri munyeshuri. Urumva yabaga afite amafaranga. Abo bakobwa bose bacumbikira ahantu ariko ajya kuryamana nabo. None se kuki yabatandukanije we na mushiki wawe? Ngo ubwo ntago yashaka ko tujya kwiga hamwe kugira ngo ntazamenya ibyo ashaka. Ibyo ashaka kuri mushiki wawe? Yego. Ukuntu bafata Abanyafurika. Twe twariraga ahantu umuntu hano wo mu Rwanda tatinyuka nko kurira. Ameze nko mu kiraro. Hariho ibibati ikintu use nakigeranya nk'uki. Ujye bona nk'ibezo biriya biboro by'inkoko cyangwa se biriya bintu banikamo ibigori niko cyabaga kimeze ko ariho turira. Noneho n'Abahinde se niho barira ahantu muri mese nziza y'amakaro isa neza. Twe hari imivumbi. Abantu twahabaye tubabaye ni hari umwana uva nkano yari umurokoro usenga ko kagera y'agahindo. Hari abakomeza kwiga, hari ababivamo bakajya za New Delhi agahita nyine abonye nabuzima mu murwa mukuru w'Ubuhinde akajya New Delhi kwikorera uburaya kuko ari kubona nta buzima afite. Buryo umuntu aba akenshi nguretse nkanjye wagize ubutwari nkagaruka. Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi, ku bajene bari kutwumva muri kano kanya, cyane cyane mwebwe navuga ngo mufite intego z'ubuzima, hahandi muvuga muti no kwambuka nakwambuka ariko nkagira ku inzozi zanjye, nkagira nkarutora inzozi zanjye. Uyu munsi ndi kumwe n'uyu musore n'uyu mujene muri kureba ahangaha, yitwa Narabatuwe Samu. Tugiye kuganira ku nkuru ye, ku byo yaciyemo. Mwagiye mwumva abantu benshi batandukanye bagiye baca mu buzima barwana no kugira ngo batere imbere, barwana no kugira ngo bagere ku cyiza. Ubuzima utarwanye ntacyo wageraho. No mu Kinyarwanda avuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye ubweza. Samu rero yaragurutse, simvuze ko ari akanyoni, ni umuntu. Yaragurutse yurira rutema ikirere ajya muri ibyo bihugu bikomeye, ariko navuga ngo yahahuriye n'uruva gusenya. Reka no kumuvugira inkuru, we ubwe ari hano. Samu, tubwe kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Ariko hanyuma ari abarokore cyane. Ni abarokore. Iryo zina ntabwo ryaba ari iry'umuntu utari umurokore kandi wo muri ADPR. Niho navukiye. Narabatuwe. Yego. Ni ubwa mbere ryumvise, gusa iryo jambo turizi, narabatuwe. Kubaturwa. Yego. Amakuru ameze neza? Meza. Ndaho. Ufite inkuru y'ibyo yifuza ko tuganira? Yego. Abajene babyumve, abaguha akazi bakaguhe, kubera ko warahemukiwe. Uyu munsi ibintu byaradogereye. Uwifuza kugufasha by'umwihariko mu buzima kugira ngo ukomeze nyuma kuva muri ibyo bihugu, nawe yabikora. Mbivuze hakiri kare kugira ngo hari umuntu wumva yagufasha rwose abikore. Wumvise agatrera k'iyi nkuru arebe nimero hasi. Samu, byagenze gutereka duhere ku ntangiriro. Murakoze. Ngiye kubabwira uburyo byatangiye. Bijya gutangira, hari umusisite wo muri famiye, ni muto kuri njyewe, yagiye muri expo y'abantu nyine bafasha abantu gushaka ibigo hanze kwiga. Urumva nawe yarabishakaga. Agiye muri expo araza aramubwira ati, rero Samu, hari ahantu nabonye batanga scholarship ukagenda ukiga kandi ukazana diplome nziza. Njye nari nsanzwe niga, of course nendaga kurangiza mu kabiri. Muri University of Kigali niho nigaga. Yego. Arangije arambwira ati, waza kuko bagufasha ugahita usubira aho wari ugeze, bakagukorera amasomo wari warize, urumva ugahita utwara degree imeze neza, ifite high quality. Cyane ndavuga nti ibyo bintu ni byiza. Urumva nk'umujene wese uravuga ati, ninjya hanze nkazana iyo diplome izaba ifite agaciro ugereranyije n'iya hano mu Rwanda. Nuko tuba tubigiyemo. Amhuza n'uwo muyobozi w'iyo kampani, ko tuba turandikiranye, turacata, mubaza amakuru yose, aransubiza. Yego. Nuko byatangiye. Arambwira ati, rero uzazana dokima, arazimbwira zose, ndazimuha. Majije kuzimuha, arambwira ati, rero bakimara kuguha admission wishyura amadolari 500. Wayo amadolari 500 nyine ngo na admission kugira ngo kubereje confirmation letter. Ko nyine nayashatse 500 ndayatanga. Twese ubwo twatangiye process na sister. Turatangira process. Nuko barayimpa admission, confirmation letter barayimpereza. Urumva hano nigaga BBM. Ariko hariya ngiye kujya, ujya unasobanura izo mpine ku batazizi. Ni business administration. Cya business management. Njye nigaga business management na business administration. Urumva rero ni ibintu n'ubundi amasomo baramwurebye ducyane twa duhinduka. Marambwira ati, ni bimwe, nta kibazo waza ukayiga. Yego.
ubwo biba biratangiye gutyo, turatangira process byose. Arambwira atari ko muzishyura 2,500. 2,500 2,500 by'amanyarwanda se? by'amadolari. Amadolari 2,500. Yego. Urumva twebwe byari ngewe ugomba kubyishakaho, ntago ngewe ababyeyi banjye mama na papa bariho ariko barakuze, bari hejuru y'imyaka 70. Urumva rero kubabwira ngo mumpe amafaranga ntago byari koroha. Ngiye naburi umwana ukunda kwiga pe, nakuze nkunda kwiga mu buzima bugoye bumeze gutyo, ariko numva uko byagenda kose papa se yanjye ari kwiga nkarangiza. Nuko turagiye muri process byose birakunda. Ariko ibyo 2,500 ngiye navuga nti nzayishyura umwaka umwe mbe narangije sefini. Uwo sister wanjye we ngo yari yamwemereye full scholarship. Urumva we yari umukinnyi inaha. Baramubwira bati uzaza uziga n'ubundi by'ibijyanye na sport. We ngo yari bubone full scholarship. Ariko twebwe ngewe ubwo nari bwishyure amafaranga. Nuko igihe kiragera turagenda rwose nta kibazo. Njye navuye hano i Kigali n'ubwa mbere nari ngiye mu ndege. Turijyana tugera mu Mumbai turahava, twajyaga ahantu bita Gujarati. Ariko ngiye Gujarati aho najyaga byari bitandukanye naho sister wanjye we yajyaga. Twajyaga mu ntuza zitandukanye muri state zitandukanye. Ubwo nyine nge nkomeza ahitwa Rajkot, nawe akomeza muri state ye yaragiye kwigamo. Mutandukanye mu Mumbai? Dutandukanira mu Mumbai. Nuko abandi banyeshuri bazaga kubafata mu Mumbai, ariko nje ntago baje kumfata. Nje narijyanye, kandi urumva nari maze igihe mbi Kigali, nari maze gucanga mu kantu. Ntago nari umuntu nyine bagomba kuyobora, kuko nabonaga ibintu byoroshye kuyobora. Yego. Tagenda tukirani ndinga aho Rajkot. Ese mvuga nti ahantu niho nje kwiga. N'ahantu hameze gute? N'ahantu habi mu cyaro, hahandi icyaro nk'uwakujyana sinzi, nk'uwakujyana wenda nka za Nyamasheke. Kibaza twumva ngo ni mu Buhinde, n'ahantu heza, ariko hari ahantu aba ari habi pe. Ntangiye nyine kwibaza ati iki kigo Ubuhinde ni kimwe mu bihugu rega bifite ibice bikennye, abaturage bakennye, ukabona bambaye ibirenge, ukabona barwaye, bameze nk'abarwaye amavunja. Ariko mba disappointed kubera ko ukuntu byari bimeze. Byo bari kutwereka ibigo tuzajya kwigaho kaminuza. Akwereka kaminuza irimo amapisine, kaminuza isa neza, kaminuza imeze neza. Ukavuga ati ahantu niho hanjye, bundi nizo nzozi zanjye. Akakwereka umujyi wa Danje. Akakwereka umujyi wa Danje. Bwa mbere ukigerayo uhita wumva, ubwa mbere ukubitana n'abantu barwaye amavunja, uhita wumva nyine utunguwe. Yego. Ariko nyine ndabyanga, navuga nti nje kwiga, nje icyo nshaka, reka nkomeze. Iki gihe warabyakire se cyangwa byagusabye kaje? Wumva mu mutima utengushywa, ukavuga ati ibyo. Ariko ukihangana nyine, kuko ntago uri busubire buyo, nta no kuri bugire. Kandi ticket twabaga dufite yabaga ari ticket yo kugenda gusa. Ari gusa, nta retour yari iriho. Kuvuga ati nta nubwo nabona uko nsubirayo. Ndagenda ubwo ngera mu kigo, hari nimugoroba baranyakira, kuko baba babizi ko ari umunyeshuri buzi. Baranyakira. Ikintu cyanunguye bwa mbere nkihagira, nta munyarwanda nabonye Abahinde nyine nkihagira. Nta mwirabura wabonye? Gusa bari bahari, ariko nari ntarababona. Abanyeshuri baho b'Abahinde niba abantu bagira racisme, kwa kundi bakubona uri umwirabura bakagutondaho uruziga, babona utari umuntu nyine, bakazubuka gukoraho, bakagukora mu bwanwa, mu misatsi. What happened? Ukibaza ati nibiki? Nibwo bwa mbere bari babonye umwirabura se? Ntago ari bwo bwa mbere baba bamubonye, ariko abirabura kenshi sinzi nyine ukuntu babafata. Kuko no muri class usanga bicara ukwabo, ntabwo ushobora kwicara n'umuntu ngo babyemere. Aho barira bakaba ari ukwaho. Ubwo nyine kuryo muri ako gace utagize inshuti z'Abahinde mwo mwagendana? Umuhinde narenze mvayo nta nshuti mfite y'Umuhinde. Urumva harimo Abahinde batandukanye,
hari abafite uruhu ruri clair b'inzobe cyane, hakaba basa nk'abazungu. hakaba n'abandi bahinde bafite uruhu ruri dark rw'igikara kabisa. aho ngaho hari rero aho ngaho muri Gujarat ni mu majyaruguru. aho rero mu majyaruguru ntabwo haba abahinde birabura, bose nyine baba abahinde basa nk'abazungu. niyo mpamvu rero n'abariya bahinde basa nk'abazungu ntabwo bumvikana n'abariya birabura, ntabwo bakundana, ku buryo rero kukubona yo uri umwirabura biba ari ibintu nyine bigoye. yego baranenana cyane binagaragara. urumva iyo babonye umwirabura bavuga ngo ni babita untouchable cyangwa les intouchables mu gifaransa. nyine abantu nyine udashobora gufata kuko nyine ubanena, barabanena les intouchables. niko batwita, ni nako bita birabura bo mu Buhinde, babandi bo mu majyepfo. buriya ntabwo bumvikana habe ntabwo babakunda. turagenda ubwo ngubwo wenda tutarajya kure, wabonaga bakunena gute? ntabwo nabonye ari ukunena nkihagera, ahubwo nabonaga ari nko gutangara. nyine hari ukuntu umuntu ubona gutangariye, nyine ubona ukabona nyine ukumva birakujennye, nk'uko urabona nka kera iyo wabonaga umuzungu hano mu Rwanda bashobora kumwirukaho, no mu byaro hari ahantu umuzungu ashobora kujya bakamwirukaho. nuko ukuntu nyine biba bimeze. yego ubwo nyine banyereka hostel nyine ubona ari inzu nziza pe, igaragara nk'aho ari nziza, ariko kugeramo imbere ibintu biba birimo biratangaje. ubwo nkigerayo bampereje, uragenda nyine ukajya ahantu bakaguhereza matera uri burareho. Jera matera bampaye sinigeze nanayiryamaho niga muri segonderi. ni matera idafite na santimetero 50, sinavuga gato cyane. nimba ureba uko iyi ntebe ingana, reba tuya dutanda two kwa muganga ukuntu kaba kangana, niko kaba kangana, ariko iriya matera yo kwa muganga ibiriho ni nini gatonya, mbese handi uryamo kumva ibyuma. ibaza umuntu uje kwiga muri kaminuza, noneho kaminuza yo hanze ugasanga hameze gutyo, baguhereza ikiringiti. urabona twa turingiti abanyeshuri banyaraga ku ishuri kera dutonya, akari cyo wiyorosa. ibyo byonyine karananu haba umwanda muri hostel. ibyo birazwi mu Buhinde. ni ikintu cya mbere bitubona. mu matuwarete ubusanga hari umwanda, aho muba hari umwanda. mbese ariko abirabura nabwo muri iyo hostel haba hari abirabura na abahinde. abanyafurika nyine bo baba bita abanyafurika, ntabwo hariya mu Buhinde baba bazi ngo Rwanda ngo Kongo. baba bazi, batekereza ko Afurika ari nk'igihugu cye, ari igihugu. ndahavuga abanyafurika nuko bitekerereza. ubwo nyine numva birantonze. urumva navuye Kigali maze kumenyera, ngewe iwacu ntabwo ari Kigali, ariko nimaze kumenyera ubuzima bwa Kigali, ubuzima bw'umujyi. mbasha kwibeshaho, mbasha kubaho neza, ndumva birandenze. ariko nyine ndavuga nti nta kundi ndabyakira. ariko nkabaza wa undi wanjyanye se ko bimeze gutya na gutya, uko akavuga ati nyine nuko byihanganira, nyine akanshicirika nkamwihorera. n'uwo musista wanjye we yari yagiye, we yahuye n'ikindi kibazo, ariko turaza kukigeraho kuko birasa. buracya nyine turagenda, banyereka classe njyamo. iyo classe buriya Abahinde ikintu gitangaje, icyongereza bavuga kiba kigoye ku bantu bavuye hano mu Rwanda. nuko bumva biba bigoye. n'icyongereza bavuga kiba kimeze nk'igihinde, biba bigoye cyane. ariko umuntu akabimenyera kuko waniga cyane mu gihinde kurusha uko biga mu cyongereza. nk'uko umwarimu w'umunyarwanda ashobora kuza hano akigisha akibanda kuvuga mu kinyarwanda, icyo harimo abanyamahanga. nuko biba bimeze, mwicaye hariya abirabura n'Abahinde bicaye hariya, ntabwo mwicarana. noneho ahantu nararaga hazaga ibisimba bimeze nabyita nk'ibinyenzi, biryana koko, kandi ni muri etaje nziza cyane. kubera umwanda habaga ibisimba biryana. ibisimba biryana, nagenda rwara nkihagera, ndafuruta umubiri wose,
ibintu birayogera nkajya kwivuza nyine bikanga. Haciyeho nk'iminsi 2 baba barampamagaje muri finance yaho. Umva finance nta kindi baba bakubaza ni school fees. Barambwira ati kutishyuye. Nababwira nti ngiye rero nishyuye runaka, sinzi nimo na mentioning, singombwa hari kumuvuga. Ndamuvuga nyine kuko baba bazi bafite connection, ujyanye umunyeshuri bo baramwishyura abameze nk'abamutanzeyo none bakama amafaranga. Noneho nge ndavuga nti nishyuye runaka kuko nishyuraga amafaranga kuri company yabo ya hano mu Rwanda. Amafaranga niyo yacaga kuri konti yabo. Noneho barambwira bati turaza kumuvugisha. Nanjye namuvugisha wapi? Byagezaho badusohora mu ishuri. Bati abantu batishyuye ntimuzongera kurya, nimwongera kuryama, nimwongera kugira uti. None ukareba wishyuye amafaranga yawe, ukavuga ati urabigenza uti. Ubwo harakana nibagiwe. Tukigerayo urazi ko yari yambwiye ngo nziga umwaka umwe. Nkigerayo narajyanye nyine urabanza ugakora registration, cyana document zanjye, ama transcript navanye mu Rwanda. Baravuga ati ibyo bintu ntago bibaho, ugomba kwiga imyaka 3 ukayirangiza. Ngo noneho ugahita wibaza ati aya mafaranga nzayakura henge, nzi ko nziga umwaka umwe, ibindi bikagira ibindi nkahita nitahira. Barambwira ngo ngomba kwiga imyaka 3 gutangira A0, kandi hano narendaga kurangiza mu wa 2. Yego. Uri kumva rero abantu bakora ama application akenshi barabeshya. Akakubeshya kugira ngo gukonvincinge, noneho ugende we abone inyungu. Bita ku nyungu zabo cyane kurusha uko bita ku nyungu zabo bajyanye. Yego. Uhombe ariko we yunguke. Yego. Kuko twamaze kumenya ko amafaranga utanga 2500 we bamuherezamo igihumbi cy'idolari. Ibase. Urumva rero ntago bakwemera ngo ugende wiga umwaka umwe muri 2500 barakuyemo igihumbi bakakimuha. Ariko ngiye nta nubwo yari yarabahaye nta na make, kuko baba babizi bari bundeke. Sister wanjye naho yari yagiye kuko yari umukobwa. Yamutwaye ashaka kujya mutereta. Kuko yari mushiki wawe. Kuko yari ku kigo iyo kaminuza yigagaho. Iwe uwo muhungu yigaga muri masters, we aje kwiga. Uwo muhungu w'umukomisiyoneri. Yego. Ashaka kumujyana ku kigo cye. Noneho urumva ko yari yamwemereye ngo azajya yiga kuri scholarship, full scholarship. Ageze yashaka ngo bakundane. Urumva nyine nawe icyo yamushakagaho. Yego. Urumva twe turabakristo turabarokore. Yego. Umwana arabyanga. Umwana yamamagaragarira ati Samu rero ubu ngo sinzi uburyo turi butahe. Ti umuhungu ari kunsaba ngo dukundane, arakunsaba ngo turyamane, ngo nibidakunda nta kintu azamfasha. Umwana yamaze kujya mu Buhinde. Umwana byarambabazaga. Nkareba nkavuga ati tuzasubira mu rugo gute. Umwana kubera ko yari yarize nyine ibyo yarazi gukina. Umuhungu yaramujugunye amera nyine nkaho atamwitayeho. Kandi ari wakakwiye kumufasha nawe wamuza. Kuko yanze ko baryamana. Kuko yanze ko baryamana. Abana benshi hariya mu Buhinde kubera ubuzima buba buhari. N'abantu tuzi yagiye ajyana. Yo wabyangaga byasabaga nyine ngo akugire nk'umugore we. Wabyanga ntiyongere kukwikoza. Twagiye dutanga ibirego hariya kuri Mbasi. Ariko ibyo birego nta kintu na kimwe byakozwe. N'abari abakobwa barabitanze. Benshi bafite ibibazo hariya. Ariko nta kintu na kimwe byakozwe kuko abantu benshi biga hariya baba barabeshywe. Nk'ahantu nigaga habari abanyarwanda bagera nko muri 10. Ariko kugeza ubu ngiye igihe nahigiraga amaze kugaruka barenga nka 7. Bamwe baragiye bajya mu bintu bya Dubai ngo by'ubusikama, abandi bajya mu Bushinwa ngo by'ugusikaminga, bamwe barabafunga, abandi bagirirwa nabi. Urumva umwana yarebaga ngo gusubira iwacu akumva biramugoye. Mushiki wawe uravuga muri rusange abo bandi akareba gusubira iwabo akumva biramugoye. Akavuga ati rero njyewe ntabwo
nasubira mu rugo agahitamo kujya muri ibyo bintu ngo bya scam bajyaga gusikaminga abantu mu Bushinwa. Narabibonye na hano abana bagiye babigira baduhaye. Ndashaka kumenya uwo musore afata abakobwa mbese akabajyana nk'ugiye kwiga akavuga kabizeja kubafasha babahe n'izo scholarship nyine n'ayo mafaranga make ntabishyura. Bagerayo ubwo agashaka ngo bajye baryamana noneho habone kubafasha. Ababyemeye yarabafashaga kuko ndabaza bagiye babyemera akabafasha bose akaryamana nabo bose yabaga ashaka guhera ku murongo. Nubwo hazaga nka 5 akaryamana nabo bose akabafasha apfa kuba ari uwo yabaga yarazanye. Yego, sinzi nimba yarabafashaga mu buryo bwuzuye ariko nge namenye iyo case yabaye kuri sister. Amafaranga yo kugira ngo abafashe bose mu gihugu kitari icyabo niwe ubazanye. Nubwo muba mwamuhaye amafaranga kandi bagomba kwiga bameze nk'aho ari abagore b'uwo munyarwanda. Uwo mutipa amafaranga kugira ngo akomeze ibyo bikorwa. Urumva ubwo mwamurize muri yakuzanye uri mushyashya aragufasha nyine mukaryamana akajya gufasha. Kaza undi mushya we wa mbere akahita kureka ugasigara ustrugglinga. Rikata kuko niyo mpamvu abana benshi bajyaga gutanga ibirego kuri Imbasi. Nimba Imbasi yo mu Rwanda mu Buhindi yabyumva irabizi ibyo birego. Ibyo birego irabizi ariko nta n'ikintu babikozeho. Urumva rero nuko byagendaga kuko nanone yari nk'umukomisiyoneri azanira ibigo abantu aniga afite company iri registered hano mu Rwanda. Azanira abantu we barigeraga bakanura promotion bakavuga ati ntuzana abangaba tuzakwemera umunyeshuri umwe wenda yige ku buntu. Kandi urumva nibo baramuhaga 1000 kuri buri munyeshuri. Urumva yabaga afite amafaranga. Yabaga afite amafaranga ariko ntabwo urumva ntabwo ari kubafasha bose. Harabo yafashaga wagera wavaho nyine agafasha undi akakureka. Abo bakobwa bose bacumbikira ahantu ariko ajya kuryamana nabo. Baba mu kigo muri hostel. Muri hostel ariko we bigasaba ko bahura cyaka babwira ngo basohokane ibintu nk'ibyo. Mushiki wese we byaje kurangira kuko we yigaga yari yarakinaga n'umukinnyi. N'umukinnyi yakina muri Rayon Sport. Football? Yego. We urumva yaragiye ashaka ikigo abereka kazi gukina. Urumva hariya rero gukina urabizi na hano mu Rwanda ushobora kuba ukina ukaza ukigira ubuntu. Arashugurika we baramureka ariga. Ari mureka ariga ariko atishyura. Usibye ko nawe ubuzima bwaje kumunanira nawe arataha atarangije. Yego. Ariko ataryamanye n'uwo mu ntabwo bigeze baryamana. Yego. Ntabwo bigeze baryamana ariko yarize. Ubuhamya kubwiye se wenda kwande bakobwa yabonye bwatumye guhamagara. Ubuhamya yambwiye ko abakobwa benshi baza hariya bazanwe n'uwo muhungu nuko bemera kuryamana nawe kugira ngo bafashe buri kimwe. Hari n'ukuntu nyine banegosiya nimba yari no kuzatanga amafaranga na gutya akayagabanya kugira ngo ariko aruko mwabanje kuryamana. Yo mutaryamanye nta cyagufasha nubwo yaba yakuzanya kuvanye mu Rwanda. Ahubwo birangira kujugunye ntanakwiteho ntihagire n'umenya ko munaziranye. Yego. Akaba ari usigara strugglinga honyine. Nari sumundi kuki batandukanije we na mushiki wawe ngo ibyo yashakaga kwiga we yashaka kwiga ibya sport. Ngiye nshaka kwiga ibya business. Ahantu ngo twari kwiga ntabwo byari bihari gusa sister yambwiye ko byari bihari. Ahubwo ntabwo yashaka ko tujya kwiga hamwe kugira ngo ntazamenya ibyo ashaka. Ibyo ashaka kuri mushiki wawe. Yego. Okay. Inkuru yaje gukomeza guterera. Nuko rero inkuru ukuntu yakomeje. Ubwo ndagera nk'ahantu twajyaga kurya. Kurya byahariye. Ukuntu bafata Abanyafurika. Twe twariraga ahantu umuntu hano wo mu Rwanda tatinyuka nko kurira. Hameze nko mu kiraro. Hariho ibibati ikintu use nakigeranye nk'uki. Ujye ubona nk'ibezo
biba biriya biboro by'inkoko ibiraro by'inkoko cyangwa se biriya bintu banikamo ibigori niko cyabaga kimeze ko ariho turira. Noneho n'Abahinde se niho barira ahantu muri mese nziza y'amakaro isa neza, twe harimo ivumbi. Harimo ivumbi. Ibyo bintu rero nta nubwo byabura kugutera uburwayi. Abantu twahabaye tubabaye ku buryo buri wese wahageraga yifuzaga gutaha, ariko ukabura uko utaha. Noneho watekereza aho hantu uri kurira, watekereza n'ahantu. Noneho abanyafurika bo babita abanani veg. Bishatse kuvuga abanani veg ni nk'abantu batarya nyine imboga tu. Bo nyine bavuga ko ari abantu barya ibintu by'imboga cyane. Noneho by'inyama cyangwa ibintu by'imboga bo hari inyama nyine batarya, twebwe akaba ari zo turya. Harimo iby'imboga hakaba n'inyama. Nk'urugero abanani veg twebwe undi n'ahantu twabaga nta n'ubundi ntabwo hemewe ibintu by'inyama nk'izo ziriya batarya. Inkoko nizo zemewe zonyine. Urumva ko rero twebwe ahantu twabaga barabaga baradushyize habaga ari ahantu habi utatinyuka no kurira, ariko tukaharira kuko badufataga nyine nk'abantu batari ibiremwa muntu. Twahabaye tubayeho nabi tubabaye, ariko njye mfata umwanzuro. Nahamagaye uwo muntu wari waratujyanye ndamubwira nti rero njyewe nshaka gutaha. Wamyemeje ko ngomba kuza kwiga nkahera mu wa gatatu. Ubwo nyine nari guhera mu bundi nari maze kwiga amasomo agera nko muri 10 gutyo, hejuru y'10. Hejuru ya 20. Nari nsigaje muri 10 nsanga ntago bikunda. Ndamubwira nti rero mu Rwanda ningiye kurangiza, unzanye hano. Urumva rero njye ntago ndi bongere ngo ntangire mu wa mbere. Ntago bishoboka. Amafaranga bari kunyishyuza ku ishuri ntayo watanze, kayo mafaranga utarayatanga, utaranyishyura minerivare, wansubije amafaranga yanjye natanze nkisubira mu Rwanda nkikomereza kwiga. Arambwira ati byararangiye, amafaranga yarakoreshejwe yaratanzwe. Najya kubaza bakambwira ati ntayo. Nuko kandi hariya ntago wari bwemererwe gusohoka mu kigo ufitemo ideni, kuko bagwaga gate pass. Rero ndavuga nti ndava hano, nta mafaranga mfite, nta tike mfite. Uri kubyumva, uri mu gihugu kitari cyawe, ufite tike yo kugenda gusa, ariko ntufite yo kugaruka. Ubwo bitangira kumbana ihurizo. Nari namaje no kurwara, nakubwiye ko nagiye nkarwara nka furuta, nkarwara umubiri wose, nkagenda nyine bakama imiti ariko bikanga gukira. Urumva ndamubwira nti rero ngenda ndarwaye, ubuzima bwa hano sindi kubushobora, reka ntahe. Arabyanga, arambwira ati ngo ndagushakira indi kaminuza. Ndamubwira nti niyo kaminuza se baranyemerera ko nsubira mu mwaka nari ndimo? Ngo hoya, uratangira ariko wenda ndagushakira indi kaminuza nziza. Arabyanga. Ndamubwira nti rero icyo nkeneye no gutaha, amafaranga yanjye nutayampa ndashaka uburyo ntahamo, ariko ntago uzaba warakoze ibintu byiza. Ubwo rero mw'icyo gihe nahamagaye iwacu. Urumva n'abasaza n'abakecuru, ntago amafaranga ava hari abari menshi pe, abari menshi ku buryo kuyabona ako kanya byari bigoye. Ubwo nari mfite udutungo mu rugo. Urumva nyine nanjye twari udutungo tumfasha n'ibacu twabafasha. Nubwo nti rero merewe nabi, iwacu barahangayika, bati umwana wacu agiye gupfira mu mahanga. Merewe nabi rero ndashaka gutaha. Iwacu rwose turabigenza gute? Baravuga bati reka tugurishe ano matungo yawe. Uko barayagurisha, banyohereza amafaranga, nsabona n'inshuti nyine dongeranya nkatisha tiki. Ariko ndavuga nti noneho ndi bwasohoke mu kigo gute? Uri kubyumva, kwibaza ukuntu uri butahe uri usohoke mu kigo, hariya ho baranakuripotinga muri immigration bakavuga bati uyu muntu ntazace ku kibuga cy'indege atishyuye.
yego afite ideni ry'ikigo ufite ideni ry'ikigo. Njyewe narabicecetse sinavuga ko nshaka gutaha. Mbwira abakobwa babaga mu kigo bo kuko babaga hanze y'ikigo twe tuba mu kigo. Ndababwira nti rero ndazana varize yanjye muyintwarire noneho muyigeze hanze ntago bari bumenye. Bo nyine bageze ngo ni varize umukobwa yari afite mu kigo yari afite mu bahungu kuko nyine hari abantu bajya bava hanze bava inaha bakabashyira ibintu bagira ngo niyasohokanye. Nanjye nsohoka nta kintu mfite ndayifata ndagenda nari butege bisi imara ijoro ryose mu nzira. Wumva sinari mfite amafaranga yo gutega indege mvana aho ngaho ngo ngeze mu Mbayi nkomeze. Wateze bisi iva aho ngaho ijya mu Mbayi. Yavaga aho ngaho saa 12 za mu gitondo ikagera nka saa 2 saa 1 saa 12 za nimugoroba ikagera saa 1 za mu gitondo. Nuko mfata bisi ndagenda. Noneho Jera ikibazo noneho nahuye nacyo. Iyo bisi yatinze mu nzira. Itinze mu nzira nari bugende n'indege ya saa 5. Bisi igerayo saa 5 zarenze. Yego. Urumva tike uburyo nayibonye bingoye. Noneho nibaza n'uburyo ndi bugende. Wongereho amafaranga. Ndi busubireyo. Yego. Abantu byarangoye mbura icyo gukora kandi nta n'uburyo nari mfite ngiye ngo bwo kuvuga ngo ndayihinduza kuko ntago nari mbizi. Ntago nari mbizi kuko twari twakatishije ya online kandi tigeza online biragora kuba wazihinduza. Kandi nta n'ubumenyi nyine nari mbifiteho. None ndaza ninjira mu kibuga. Iyo winjiye mu kibuga rero udafite tike hari ukuntu bakwiyenzaho. Cye baramfashe barambaza ngo tikirihe nari ninjiyemo ndayibereka baravuga ngo itike yarangiye ngo sohoka ugende. Noneho ndareba ndavuga nti ndi bugiye nta no kubwira ngo ongera amafaranga tuguhe ikurikira se wapi ntago bikunda. Ntago nyine byakundaga nyine urumva bo kuri airport ntago ari nkangaha i Kanombe. Yego. Iho haba hari ama agence ama airways menshi atandukanye. Kirika nyine ubashije kumenya ikibuga cya Mumbai ni kinini cyane ku buryo utapfa no kumenya ngo Ethiopian ikorera hehe ngo urumva byarangoye. Ndahamagara mpamagara kuri Nuza kuri Ethiopian barambwira ati rero indege izakurikiraho birasaba gutanga ya naye. Numva noneho ayo bari kunsha arenzayo nakatisha tike cyashye bwite kuko online ho ziba ziriho za makeye. Yego. Noneho ndareba ndavuga se ndabigenza na giceri na cyatanu nari mfite nk'amafaranga tarenze 30,000 by'amanyarwanda nyine nashize mu banyarwanda. Ndavuga ndabigenza hariya rero hari ukuntu nyine bibabona warindagiye baraza bakagufata. Ubwo nyine baramfashe baranjyana. Baranjyanye banshyira ahantu nyine sinzi immigration hari ukuntu gufatika kutwara. Yego. Baramfashe baranjyana banshyira ahantu hameze nko gufungwa. Nahamaze nk'amasaha 5 bagusaka bakubaza ibibazo bagira uti noneho ngiye gufungirwa mu gihugu cy'iwacu nzabigenza nte kugira ngo nsubire iwacu. Mu gihugu kitari ikiwacu. Mu gihugu kitari ikiwacu sorry. Yego. Nzabigenza nte kugira ngo nongere ngere iwacu. Byarangoye ndavuga nti ndabigenza nte kubw'amahirwe barandekura barambwira ati rero ikintu usabwa ni ugusohoka hano muri airport ukagenda ugashaka handi uri wamara kubona tike ukazagaruka kuko visa yo nari nyifite nta kibazo. Ubwo nyine ndasohoka njya hanze. Urumva narayi hanze ntarabona uko ngaruka. Noneho nabwira iwacu bakambwira ati ibyo twari dufite byose twabigurishije nta kintu gisigaye. Yego. Kubw'amahirwe hari ukuntu nyine ubuziranye n'abantu. Hari umumama uba muri Norvège. Yego. Umucuti wanjye. Ntago tuziranye cyane ni kwa kundi umuntu ajya nko kuri social media umuntu bakamenyana.
uwo mama mbona aranyandikiye arambaza se ngo komeruka wagiye mu Buhinde bimeze gute, ndamubwira nti rero ibibazo nuko byagenze ariko ndi gutaha, tike yanjye indege yaransize. Uwo mama arambaza ngo itike nangahe, aranyishyurira, anyishyuriye mfata indi ndege ndagaruka nuko nguko naje hano i Kigali, ngaruka hano mu Rwanda. Ariko kubera ubwo buzima naciyemo, urumva naraje ntangirira A0. Yego. Ntangiriye A0. Bro, ubuzima bwarankubise, gusubira ku ishuri, urumva nagombaga gusubira ku ishuri ngo nkomeze kwiga. Yego. Nkajya mu ishuri, byaba ngombwa ishuri bakanya ibizamini. Urabizi muri kaminuza utarishyuye gukora ibizamini biba bigoye, nabaca muri humye nkabikora. Yego. Kugeza ubwo ngubwo rero narakomeje ndiga, ariko niga mu buzima bugoye. Niga mu buzima bugoye bubishye, kubona minerivare ari ikibazo, kubona ibyo kurya ari ikibazo, kwishyura inzu bigoye. Hano i Kigali. Yego. Cya hano i Kigali bingoye. Urumva nabanje no gucumbikaho nyine kugira ngo menye uko mbaho. Nuko urugendo rwanjye rwagenze. Uyu munsi se ukabasha kubihandoringa gute? Ufite akazi, wishyurirwa nande, amatungo yako numva ngo wayagurishije? Ntago kugeza ubu ngubu nsa nkaho narangije kwiga. Wasoje kwiga ariko nta diplome mfite. Nta nubwo ndakora defense, nta n'igitabo ndandika. Nakagombye kuba naragraduatinze umwaka ushize ku bandi banyeshuri, kandi nasaga naho narangije nanjye nari kugraduating. Yego. Ejo bundi mu kwa munani nibwo bagraduatinze. Ariko kubera ibibazo bya finance, hari ku ishuri ntibashobora kuguhereza topic, nyine ntibashobora kugusinyira topic ngo ujye gukora projet utarabishyura. Ubwo biba birandindije. Still now kubera ubwo buzima nyine ntabasha kwa affording. Ntabashe kugeza na n'ubu nta degree mfite, kandi kwiga nabyo nyine ubwo ntabwo narangije. Iyo wize nturangize, urumva nabwo biba ari ibibazo. Urumva rero ko ndaho ngaho ngenda nyine nkora ibiraka. Ngiye nk'ubu niga marketing, business management muri departement ya marketing. Nshobora kubona abantu bakampa akazi ko kwamamaza, bakampa make, karangira mbonye marketing kubaho. Yego. Mfite n'ubumenyi bwo kuba nagira nakora shipping ku bantu nyine. Ariko urumva iyo utari umuntu uzwi cyangwa ufite company zigaragara, shipping y'ibintu, kutumiriza ibintu abantu hanze ukabizana bakakwishyura. Urumva nuko ngenda nkora duke nanjye nawe mfite udufaranga, nkaba hari utwo natumiza nkaza. Buriya hari ngiye ushobora kuba ufite n'ibihumbi 50 ukatumiza ikintu hanze, ukaza ukagicuruza ukunguka wizo veni. Nubwo buzima mbayemo, ariko urumva utwo mbona n'udufaranga tumfasha kubaho, ariko ntago twamfasha kumvana mu bibazo by'ishuri. Kuko ubwo buzima, ibyo bintu naciyemo byanyiciye avenir. Ibyo natekerezaga byose byarapfuye, kuko urumva no kugira ngo ndangize byarananiye. Rero urumva n'urwo rugendo naciyemo, n'uwo musista wanjye byarangiye nawe agarutse. Urumva sister wawe yakubwiye ko icyamugoye cyane ari iki? We urumva ubuzima bwo iyo ugeze hariya, kubera ibyo ngibyo byose nakubwiye by'uko babafata naho baba n'ibyo barya, uragira nyine ukiyakira. Urugero nk'uyu umuntu agiye muri gereza abanza kutiyakira bwa mbere, ariko ukagera kwiyakira ukafata ubuzima nk'ubwaho ngaho. Ariko we kubera ubwo buzima yarabayemo, byarangiye ararwara cyane, araremba, kugeza naho insurance iye itamwemereraga kwivuza aho ngaho, birangira agarutse. Bizo bwararembye cyane. Uwo musore ubakora ibyo bintu, urumva aryamana n'abakobwa benshi?
wigeze umuvugisha kuri telefone umubwira uti ibi ni biki uri kudukorera gukorera abana b'abakobwa by'umwihariko? twaravuganye avuga ariko cyane ko afite na kampani hano mu Rwanda. iyi twaravuganye none mu kuvugana aramakanira ngo ibyo bintu ngo ntabyo ngo nkora iki n'iki, urumva ntabwo yabikwemerera. Ntabwo yabikwemerera, ariko ntabwo wafata, ntabwo sister wawe ibintu yakubwira wabikompara n'ibyo wo yakubwira. N'ibyo wakubwira ngo ntabwo ngo uriya mu sister wawe ngo yigeze nabi, ngo ntabwo anyumva, ngo ntabwo ashaka kunyumva. Urumva we ko ushaka kumwumva nta kundi nuko ashaka ko bagira ko baryamana. Urumva rero n'ibibazo abana benshi bari hariya barababaye pe, ku buryo bamwe bishora mu busambanyi no mu bindi bintu. Buriya abagabo b'Abahinde bakunda abagore cyane. Yego. Rero hari abana benshi bishora mu busambanyi kugira ngo ukava hano uri umukobwa witonda, ariko kandi byose byatewe n'iki n'uwo muhungu. Nimbo akujyanye si we wenyine, hari n'abandi bajyana y'abandi, kandi twasangaga ibibazo tubihuje. Nimbre wenda n'abakobwa nubwo navuga atari amahirwe, ntabwo ari amahirwe, nubwo baba babikora ntabwo baba babyishimiye. Umuhungu we nta nuko yabona wabaho hariya. Yego. Uretse kwifata akajya ngaho mu Bushinwa gukora ibyo bintu by'abasikama. Yego. Kuko nk'abantu twajyanye muri 7 mu bantu bari bariyo baragarutse, abandi baragenda ngo baranafungwa za Dubai na hino mu Bushinwa kubera ibyo bintu. Urumva rero abantu benshi barangiritse kubera ibyo bintu, bahuye n'ibibazo. Ari umuntu ugeze kumbwira ngo abakobwa benshi bajye mu Buhinde ava hano, ashobora no kuba atarigeze aryamana n'umugabo, ariko yajya hariya akisanga ari mu buraya, akisanga akazi gashaka kumutunga ari ukuba indaya. Mu Buhinde nibyo umukobwa utabaye indaya biragoye kuba yahiga. Nta kandi kazi hariya mu Buhinde kahaba, n'abaturage baho bari abaturage babayeho nabi. Noneho wowe uvuye muri Afurika waza ukabona akazi ahantu haba abantu barwaye amavunja, abantu baryama ku nzira, aho homeless batagira ahantu ho kuba, ukumva ko wowe wabona akahe kazi. Iki solution hari n'imwe y'umukobwa kuba yaba indaya. Bamwe na bamwe, ntabwo ari bose. Yego. Utabaye indaya ni ukuba ufite umuryango ukize, bakohereza amafaranga, kuko ubuzima bwaho barubuzima. Hari nk'abana b'abakobwa uzi bavuye hano ari bakobwa bazima, bagiye kwiga ariko bisanze babaye indaya. Harabonze, hari nabo nasangaga bakambwira ati abangaba rwose nanjye nkabyibonera. Urabibona cyane, hari umwana uva nk'ano yari umurokore usenga ko kagera y'agahinduka, bagakomeza kwiga se kubera ubuzima, cyangwa itafatira kibira indaya yaho. Hari abakomeza kwiga, hari ababivamo bakajya za New Delhi, agahita nyine abonye nta buzima mu murwa mukuru w'Ubuhinde, akajya New Delhi kwikorera uburaya, kuko ari kubona nta buzima afite. Buryo umuntu aba akenshi, uretse nkanjye wagize ubutwari nkagaruka, abenshi umuntu ugiye hanze avuga ati ningaruka ntago ubuzima nari mfite mu Rwanda narabwangije, kongera gutangira bundi bushya biragora. Famille zamfata gute, abavandimwe bazamfata gute, nyine akagira isoni zo kugaruka, yibaza ukuntu azabaho. Kuko nkanjye namaze nk'amezi 5 nta muntu mvugisha, meze nk'ufungiranye, nararwaye depression, mbese byansabye kugira ngo nongere kwiyakira, amarangamutima yanjye yongera asubirane. Byatwaye igihe, n'ubu ntibirashira. Birumvikana. Samureka dusoze. Yego. Vuga nimero ya telefone yawe ku muvandimwe uzatwumva wifuza kukubera inshuti, akaba yanakugoboka mu bihe bitoroshye urimo, rwose abikore abikunze. Yego. Nimero yanjye ni 078 06 55 00 7.